Birumvikana covid yagize ingaruka ku kijyanye na siporo muri rusange no muri handball by'umwihariko. Navuga ngo twari tugitangira shampiyona, twari tumaze hafi amezi abiri itangiye. Twari dufite n'ibikorwa byo gusohokera igihugu, abana batengeje imyaka 20 n'abatengeje imyaka 18 bagomba kujya muri Challenge Trophy muri Ethiopia. Ni igikorwa nyamukuru twari dufite, ariko tuzakorwa uko mwamo nk'ukora n'iyi covid, ariko tuba dufite n'ibikorwa bya development, dufite amatournoi, ariko nyine nk'uko ari ikiza cyaje ku isi yose, natwe byatugezeho ingaruka. Ariko niyo mpamvu dushaka ko deke umwaka navuga imikino uzaba usubukuwe, twebwe tuzakomerezaho shampiyona yari igeze n'iko abanyamuryango bemeje, ku buryo tuzahita tudemara. Mu ngamba twafashe uyu munsi, uvuga ngo shampiyona yacu n'ubundi igendera kuri kalendari y'amashuri. Twumvikanye ko rero igihe amashuri azaba atangiye, tuzahita dutangira natwe kwitegura. No kuvuga ngo shampiyona izatangira ukwezi nyuma y'uko amashuri afunguwe. Ngira ngo ni icyo ngicyo twagomba kumvikanaho, kandi twumvikana ko shampiyona izakomerezaho yari igeze, kugira ngo tubashe kurangiza umwaka wacu nta kindi kibazo kijemo, ko n'ubundi mu byo dukora abenshi n'abanyeshuri. Nuvuga rero tugomba kugendana n'umwaka w'amashuri igihe minisiteri yemerera ko amashuri atangira, ubwo n'ibikorwa bya siporo bizaba bigiye gutangira. None twebwe ukwezi ko kwitegura, ariko amashuri yatangira no dukomeza umwaka wacu n'imikino yose uko izaba imeze. Ikindi ni imikino mpuzamahanga, nabyo bizagendera kuko iki cyorezo kizaba cyifashe.